Mwaramutse neza, igitondo cyiza nanone kuri mwebwe mwese mubonye izuba rirasa, twagarutse mu mwanya mwiza tuba dutegereje mu gitondo cy'umugisha. Ni cya gitondo tuganira ku makuru ya sinema nyarwanda, ariko tukibanda cyane kuri filime y'uruhererekane yitwa Nimba ya Ravi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha rero, tera agatebe twiganirire de, kuko kuganira natwe ni iby'umumaro, kandi nzi neza ko biri bukugirire umumaro nuza kujya kureba filime isanzwe ukayireba ku mashusho, uzajya usanga ibyo twakubwiye hano mu majwi ari byo uri kubona ku mashusho. Kora subscribe, like na comment, ubundi usharinge no ku batazi Win Entertainer Show uko bikora, ubundi uze twiganirire. Hano tugira amahame makeya, duhera ku byavuzwe ejo tugasoreza ku biri bukinwe uyu munsi. Niyo mpamvu tukwibutsa neza gukanda kuri subscribe ukajya wumva amakuru neza, ukajya wumva ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kuko iyo wumvishe igice nta kintu ukuramo, bitewe n'uko tubanza ibyakinwe ejo tugasoreza ku biri bukinwe none. Nk'uko mubizi rero, njya ngira gutya nkabazanira umuntu muri studio. Uyu munsi ntago ndi njyenyine, mumaze kumenyera iri jwi, mumaze kumenyera kumva ntari njyenyine de. Waramutse? Mwaramutse neza. Waramutse ute? Ndashima Imana cyane kabisa. Twari twarakubuze hano kuri Win Entertainer. Ariko nagarutse. Ni ukuri kaze neza. Yes, nukuvuga ngo ariko uyu munsi karifa yara. Abantu badukurikiye, icyo nababwira cyo ni ugutera agatebe nimba utayobabwiye, kugira ngo tuze kuryoherwa rwose nibyo tugiye kuba dukurikirana hano. Twirukanse cyane rero, abize sinjya ntindanye mpita nkubita mbangura abantu banje. Rwose abantu bakumenyereye ko ari we muntu ngo bahereza amakuru kugiye, ngo njye mba narondogoye. Yes, nukuvuga ngo reka duhite twiruka duhere kwa minisitiri. Kwa minisitiri ibintu byakomeye. Byakomeye, abasore bamuteye. Abasore bamuteye. Ese buriya koko minisitiri araza guhara Shema ko numvishe nawe yamukomeyeho? Minisitiri agomba kwakira ukuri, akemera ko ari atagomba gushyingiranwa na Shema, ahubwo agomba kubanza agasubiza abana bakabona papa wabo. Njye ndabona ariko ibi bintu biraza kubaho, ariko biraza kubaho byagoranye, kuko babonye yuko ari yatangiye kwiyahuza ibiyobyabwenge noneho ku buryo bukomeye cyane kugira ngo akunde abone Shema. Ase ubundi biriya byo byatuma Shema amukunda? Reka Shema impamvu zo kwanga Aline zo zikomeje kuba nyinshi. Nari nzi ko ejo mama Ravi yamwatuje nibura ari butahe yabaye umukristo akajya atangira gusenga. None nibwo ahubwo yabaye akamva. Ariko manzi asa nkaho ibintu byo kwa minisitiri abizi neza cyane. N'ubundi yagiye abizi ko batari busubizwe. Yagiye abizi ko batari busubizwe, kandi bisa nkaho rwose ari uko guhamagara muri make kugira ngo bumve yuko nyine hari ikibazo. Umunsi habayeho ikintu gikomeye bazahite babyakira. Reka tuze kureba iyi mwanzuro minisitiri ari buze gufata nyuma yo kwirukana aba bana bose, bikaza kugera kuri mama Shema yuko minisitiri yamwirukaniye abana. Ndibaza nimba uriya mukobwa azasubira kwa mama Ravi na Aline. Aline ntabwo yatinyuka gusubira. Ashobora no kujyaho kubera itabi n'ibirirongoza. Ayiwe. N'ukuntu yaraye aziritse, n'ukuntu yahavuye yiruka. Ibyo ntacyo byakanga, yanyweye ibiyobyabwenge ashobora gusubirayo, ni ibintu biba byizwi cyane. Ariko n'ubundi ntabwo umugambi we na Tito wacitse. Tito we numvishe umwita andi mazina. Bamwita Wayigenge. Peace kuri Wayigenge n'abafana be, ntabwo ayo mazina njye mba nyazi. Bamwita Wayigenge ni umusani kabisa. Bamukubise urushyi, ariko kuvana n'uwo munsi umanza miliyoni 2 z'abandi azaziruka. Aragarura. Araza kuruka pe. Araza kuyagarursa. Reka tuve kuri aba bantu ahubwo tugaruke gato kuri kwa mama Ravi. Mu rugo rwa komediye Keza na Biyayo bari gushwana. Ariko nta kantu kansekeje nk'ukuntu Keza na Biyayo rwose barimo akosha Ravi n'umugomo, uzi ko yabeshye Keza we. Ngo Claudine ni marene wa Ravi. Akoze buri ariko kanizere gatari Claudine bavugaga nzi. Ngajyayo kandi Biyayo ashobora kuba atikora Claudine. Oya. Claudine aramusuzugura. Claudine ariko wowe umubona, Claudine rega ifite confidence z'uko ari umupolisi, ujye ubyibuka. Nanone. Ujye ubyibuka, ntago Claudine ari ku rwego rwa Biyayo.
kuko dinayo n'umunyabwenge byo ntabwo byajya bahuza. ariko bajya baca umugani ariko se byari ngo buze imbeba ari iki? yose uko ingana ngo aba ari iy'iki. Ntabwo ibyo mbivuze. ibyo ntabyo nzi uwo mugani ntawe nzi. Urabuzi. Katwigire ahubwo kuri Anje ugarutse mu rugo. Anje aragarutse yiboneye n'inshuti Claudine ku marembo rwose ahita anamuha n'amafaranga. bagiye ariko bibaye byiza njye ndabona hari twashima n'ubundi hakigumira Anje ashobora kuba ari umwana mwiza. Anje ni umwana mwiza azi koroshya ibintu nta n'ishyari agira. ahubwo umuriro ushobora kuba ugiye kwaka abona Shema barimo baramushyira mu nzira adashaka. ariko se barajya ku mwanya wa Shema cyangwa arajya ku mwanya wa Aline? aza kujya ku mwanya wa musaza we n'undi kari mukuru we. ibyo se bivuze rega hano hantu biri complicated. Shema bahuza mama we, Aline bahuza papa we, akorera umuryango nayo iri gukora amakote. ubundi ubwo bana ntibafite icyo bapfana, aragifite gikomeye. bashaka gushyingira Aline na Shema. se ubundi Shema bamukundira iki? Aline yashatse undi muntu ko atari umwana mubi. njyewe niba namukishakira bayigenge bamugana ngo ni bayigenge. banawuza ukuntu bose mbona ni fege zuza babanye fege. bahuza cyane ariko reka turebe mu kanya gato uraje wirebera ibintu bigiye kuba. ibi bintu ntabwo umunsi turi bubikire. kwa minisita umuriro uraza kugurumana cyane. Aline yabonye murumuna we nawe dusanze yikoramo itabi. oya ntabwo Anje yanywa itabi. kasize wamusheri we kwa minisitiri noneho biraza kugenda bitereka agereyo nawe ahita akunda Manzi. oya Manzi n'umusaza barabizi aho cyeka akunze Manzi wo kwa Ravi. birashoboka umuryango wose ukajya mu rugo rumwe. oya nawe uravumbuye. ese Claudine uyu nguyu ukomeje kubika ibanga by'uko papa Shema ari mu Bubiligi ubundi uramuvuga hirya? ni ukuvuga ngo uko byagenda kose bishobora ahubwo kuza gusobanukira muri iki gice. ntibaze gucikwa rero baza gukurikira cyane iby'uyu munsi kuko uyu munsi ni umwoto, ni umunsi ukomeye, ni umunsi urimo intambara, abantu bose bari kuvugisha ukuri. Aline ari kuvuga ko bamufungiranye abibwira murumuna we nawe abibwira Claudine, kandi Claudine murabizi biba byamaze kugera kuri Ganza. ntimucikwe rero ni mu kanya k'isaha ya 4 tukaganira. ariko akandi kantu reka nanjye nshimira abakunzi be bawe ni entertainer show babwira ati mu kanya gato nibwo tugiye kubona icyitwa umuriro ugiye kwaka hariya kwa mama Shema ndetse no kwa mama Rafi. ariko umuriro uri bwake byo ntimuze gucikwa rero. ni hano nje nkabibabwira ukuntu mama Shema nawe yarakaye akifuza guhura n'uwo umubyeyi ukomeza kwihanganira Aline, ariko uyu munsi byananiye akamuzirika. Neira ishyari niryo rikomeje kumwataka neza. ese Manzi ari buze kugera aho ngaho abwiza ukuri Mimi amubwire ko urukundo akundana na Mimi no kumenya ko Mimi anyara ku buriri cyangwa se yanyaraga ku buriri ari Neira wabivuze? ese Mimi naza kumenya ibi bintu biraza kugenda bite ku ruhande rwa Mimi na Neira? Mimi na muryango we ko muzi ko ntacyo bahishanya, nibaza kumenya ko Neira ari kugenda sebya Mimi biraza kugenda bite? mutekereze noneho urugamba atangije rwo gushaka uburyo babona igisubizo cya Neira muri uru rugo. Neira bamufataga nk'umwana mu rugo, bageze naho bamukura ku rwego rwo kumufata nk'umukazana, noneho bamugira umwana mu rugo. ese Neira bari kwikora, mwebwe murabishyigikiye? abumva ko Neira ari kurengera muze kunyihera comment. ngo burya ukuri kuraryana ukuri kuraryana. mama Shema iyo bamubwiye ukuri iteka ararakara. ubundi buriya barebye muri DNA bashobora gusanga mama Shema afitemo DNA dutoya cyangwa dukeya twa Aline pe. ntabwo bumva amakosa yabo, ntabwo bumva ko bari guhemukira abandi. ni abantu bikunze mu buzima. cyumvaga ubwo agiye akagaruka azagaruka ari umubyeyi, ariko uko bwije n'uko bukeye ararushaho kuba intare y'ingore. mu gihe ibyo byose byabaga rero murabizi neza ko Ganza we yigiriye mu kazi, yaje guhura n'umukobwa. urukundo rwa Ganza rwatangiye.
muri kuganza mu gukunda umukobwa uri hanze y'urugo rw'iwabo, mwibuke ko no mu rugo afiteyo Claudine wamusariye. Claudine aracyahata amagambo mama we amubwira ati urukundo Ganza akunda wumva ushyigikiye ko Ganza yankunda, ni nako utakwiye kwivanga mu rukundo rwa Shema na Ravi. Ese ubundi wamuganiye umukecuru agamije iki? Arifuza iki mu buzima bw'abahungu be? Nkeneye kuzamenya umunsi yamenye umukunzi wa Manzi, akamenya noneho ko ari wo muri rwa rugo nawe. Ese bizagenda bite? Nawe azamwanga? Abantu mutekereza ko uyu mubyeyi yakabaye ahinduka kubera amakosa yo gutandukanya abana n'umubyeyi wabo, akamujyana kure kubw'amakosa ye n'ibinyoma bye, ko yakabaye nibura aca bugufi akihanganira abahungu be, buri cyo bashatse akakibaha, ntajye kumva ko yabatoteza. Muze kunyihera like pe munyihere na comment. Tito yatinya murabizi neza ko yari afite diro yo kwica Ravi uyu munsi, ariko urushyi mama Ravi yamuhaye rwakomeje gutuma atinya, kandi mwibuke ko miliyoni 2 yamaze kuzibikaho. Ese koko Tito ubundi afite gahunda yo kwica Ravi, cyangwa hari ukundi kuntu azabigenza? Ese azamwica mushobora ubundi? Ko tuzi neza ko uru rugo rufite Imana. Ni ukuri kw'Imana Ravi na mama we ni abantu basengeye pe, nta n'icyabica, kuko iyi filime iramutse ibuzemo Ravi kubera Tito Aline ntawamushobora. Rukomeye cyane na Manzi ageze aho amuporopoza ko yamujyana mu rugo iwabo di. Ese aramujyana nk'inshuti ko yamubwiye ngo bajye basurana, bamwe basure hirya abandi basure hino? Aramujyana nk'inshuti cyangwa aramujyana nk'umukunzi? Uyu munsi rero ni umunsi wo gusobanukirwa, tukaza kumenya ubundi ko Manzi yifuza ko imiryango isurana. Mukaba muzi neza ko biba bigoye ko imiryango isurana itarashyingirana. Aho ngaho Manzi nawe ntagiye gutangira urugamba nk'urwa Shema. Turabyibuka neza ko uru rugo Manzi we ataruvukamo, ntabwo ari umwana waho, ni umwana wa murumuna wa mama Shema. Abantu mutari mubizi mubyibuke, ntabwo uyu mwana ari uwa papa Shema, si uwa mama Shema, ni umwana wa murumuna wa mama Shema. Bivuze ko mama Shema mubereye nyina wabo. Nicyo gihe rero ngo turebe niba mama Shema koko ari mubi, ari bwange na Mimi ko ashyingiranwa na Manzi. Ese aratinyuka no kuyobora umwana atabyara? Ese ubundi mama wa Manzi yabaye iki? Abantu muzi neza iyi filime itangira harageze ngo mwibuke neza ikintu mama Manzi yabaye n'impamvu Manzi yaje kuba muri uru rugo. Niba mutabyibuka muze kunyandikira muri comment, umunsi w'ejo nzaza mbibabwiraho, kuko Manzi ni umwana twese tumaze gukunda muri iyi filime. Ni dogiteri mwiza udafite ikintu na kimwe kimuvuna atekerezaho, kuko ibintu byose asa nkaho ababizi abifitiye ibisubizo. Ubundi Manzi muri iyi filime ameze nka Claudine, ibintu byose baba babizi ariko bakicecekera, bakemera abandi bakavunika bashakisha ibisubizo, finali ukabona bazanye ibisubizo. Inkuru y'umunsi, mu gihe Neyira yivugishaga ayo magambo, murabizi neza abantu mwarebye igice cy'ejo ko mu idirishya harimo umuntu. Iminsi y'igisamba bari 40, Neyira bamubonye aganira na Manzi, nubwo batumvisha ibyo yaganiraga na Manzi, ariko bamubonye, kandi Manzi yinjiye mu nzu atishimye, atanezerewe ikiganiro agiranye na Manzi. Ese ibi bintu biri buze guhumura ku maso ha Mimi, amenye neza uri kumurwanya? Ntimuze gucika, ni mu kanya gato cyane.